aya maheru ariko kunyariza urambaje igihe nagushakiye wowe hana we nazengurutse inzu yose nazengurutse nyuma y'igikari hose na ko sigaye afite ibifaranga byinshi reka kubwire rero mukunzi nk'ubwo umupangu ndimo ako sigaye afite ibifaranga byinshi umva se uburyo nsigaye nk'ukuntu umva ndashaka kuzagufata sheri sibyo nkakuzamura nkagutuza muri etaje ukava muri ibi bihomo kiriya ndaya ngo ni gaju ihora idutesha umutwe idusakuriza yo gahambirwa n'ukuri kw'Imana nzagutuza rwose muri etaje uve muri ibi bihomo sha tebera ibintu abatwirata naho buri munsi adutesha umutwe sheri n'ukuri uza muri etaje gatora umubazi takanya ko wantumbiwe Banani isoni ufite. Asheri ako kantu si sawa. Ibintu bucira umva nkubwire. Sibyo. Ndabona wigize nk'amabyi yo ku mpeshyi. Reka mve hano usananteza satani dore ko ibyacu ari ukurwana gusa nta kindi kizima. Tumve mbere kagenda baswa wantumbiwe. Intumbi sawa urakoze. Kubisa amaso ifaranga ryanjye ngo yatangira kumva ko yambeshya kuntuza muri etaje. Icyatemba nagiye muse tuba turi kumwe. Suko nkora. Latifa. Lati. Ntukantuke utumvisha icyo nshaka kukubwira. Wowe ibyawe nukunyita imbwa igicucu umva nkuboneye imari ishyushye banguka ahubwo nsanga kuri rwa rugo rufite n'igiti cy'isombe hari n'igiti cy'avoka banguka wihuse witwaze n'ibihumbi nka 3 cyangwa se 4 banguka gira vuba. Umva ndi kwihuta nkuye n'imari njawuka iyi pate jaune harimo pate jaune urumva teraho wumve ni pate jaune nkubitanye na Rubyogo arimo kuyigurisha teraho wumve sibiro nka 5 anciye ibihumbi 3 byonyine ntago nari kubimwiba rega nubwo ndi umugabo utajya mpa ariko nzi ubwenge sibyo rero ndebera ibyo bihumbi 3 kubera ko ari uguhahira urugo rwanjye nzayagusubiza yandebere vuba ndi kwihuta. Ndabizi rwose mugore mwiza uba wavuye mu cyate wayavuniki aho se wo ntubyumva ni ayibye kwa boss we urabizi ko akora hari akuri de yayibye arayinzanira ubu ngubu ndi kugira ngo mushira amafaranga na n'ubu mukanye yararimo kumpamagara ubwo gira vuba cyangwa se ubime mbijya ugishira abandi banyihere 5. Reka ibyo 3 mbigure rega nubwo uri mayeri ariko ndabona uzangeza kuri byinshi dore nkuregerezeho na 500 y'icupa y'agacupa sha urankoreye rwose urakoze mugore mwiza urankoreye nta kutagize pe mabuja utaba ubonye ndikora amafaranga nayo ngiye kwishura kamituweli umwana yatugwaranye wowe ayawe humura ejo cyangwa ejo bundi nzayaguha ntari naya mashine kandi uzayinso nese aramufaranga mbingo nike na mituweli n'ibiki nayo mbimbaje rega umugabo waravuga akavuga n'ibyo batumvashije undi si binebiki se niba umugabo wanjye akubeshya ninjye ukubeshya ibya mituweli akubwiye ninjye ubikubwiye yego ko baturebe ibintu birimo hano ntabwo burya ntabwo kubireba neza uranga no kumbwira ibirimo aho ndabizi umugabo wase kwajya ngo baba bamucometse ndabizi ko ari pate jaune akoze ibyo kandi birakureba itandebaze birakureba hirya pate jaune ndayishaka ntabwo irenza ubwo mashini wajyanye ntabwo kunyuza urumva ko ugomba no kujyana kano gapate jaune mugabo wanjye nzanye yanyurite se mumfitiye ideni y'amafaranga y'inzu ideni tukurimo ry'inzu ringana na mashini wajyanye nayo yipate jaune ntabwo wayenza ariko se urabona iyi pate jaune nayikuba
niyo narwaniraga ariko mana yanjye umva nanjye aranyemeje bitatu byanjye nta bijyanye se dore la pate jaune nawe twavugiraga naratomboye cyakora umwanzi namwifuriza kugira umugabo nkuriya nta kindi waragushije cyane